Yes, turongera turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi ni kampani yanyu ya Nzuri Business Group Limited ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi tubasha kububakira inzu nziza y'agatangaza nk'iyi ngiyi nk'uko mubibona ko iyi twayubatse kandi neza cyane. Si ibyo gusa rero kuko tubashakira ibyangombwa byo kubaka ndetse no kuvugurura, kandi tukabubakira neza kandi vuba bitabahenze, ari nako kandi tumanaginga imitungo yanyu itimukanwa tukabafasha kuyibyaza umusaruro. Komeza rero ukande subscribe kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market, tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero muri kubibona turi kubereka inzu nziza cyane ya kadasitire nshyashya y'agatangaza. Ni inzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Kigali. Iyi niyo Kigali ya nyayo, ahazwi nk'ikarama, hazwi ku kazina k'akabyiniriro ka Norvege. Iyi nzu iri Norvege muri quartier nziza cyane rwose, hafi cyane ya kaburimbo principale. Akaba ari inzu nshyashya itaraturamo umuntu uwo ari we wese. Ni inzu ifite ibyumba byiza binini cyane, ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger, cuisine na stock, kandi rwose ikagira ibintu binini, salo nini, cuisine nini, ibyumba binini birimo amagarde robe, icyumba gifite urwambariro. Ni inzu nziza cyane. Si ibyo gusa kubera yuko iyi nzu ifite kandi annex igizwe n'ibyumba twakwita iby'abakozi, igikoni cyo hanze, stock, ikagira ikigega cy'amazi. Ni inzu nini mu by'ukuri ihagije, ifite ikibanza kinini cyane, ifite parking nini ishobora kujyamo imodoka nk'eshanu, ikagira jardin nini nziza by'akarusho, kandi ikagira na piscine. Ni inzu ifite piscine aho ushobora rwose muri iki gihe cy'ubushyuhe ushobora kogera muri piscine yawe nziza nini, ushobora kujyamo uri mukuru ndetse uri na mutoya, ariko uri kumwe n'abazi koga. Ni inzu nziza cyane muri quartier nziza rwose, ishaka amafaranga atari menshi. Ni inzu turi kugurisha amafaranga atari menshi ukurikije ibikoresho biyubatse, ukurikije agaciro k'ikibanza yubatsemo, ukurikije ubwiza bwayo. Iri gushaka amafaranga make cyane, miliyoni 250, kandi ziri negociable. Iyi nzu rero ikaba iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 550. Urumva ko waburaho metero kare 50 zonyine ngo biri mu bibanza bibiri. Urumva rero ko ari inzu y'akataraboneka. Inzu iri mu buso bwa metero kare 550, ni ukuvuga hafi ibibanza bibiri, ifite ibyumba binini byo kuryamamo, douche na toilette eshatu, salon, salle à manger, cuisine, annex, parking na jardin by'akarusho, ikagira na piscine. Irahenda mw'abantu mwe. Iyi nzu rero ashaka miliyoni 250 yonyine, kandi aganirwaho. Murabona ko na piscine ifite n'akazu cyangwa akabinga rushobora kwicaramo unywa akadivayi urimo woga n'umuntu wawe cyangwa n'abo muri kumwe. Inzu rero ntikwiriye kugucika kuri miliyoni 250 kandi ziganirwaho. Iyi nzu wayegukana. Duhamagara kuri nimero zacu niba wakunze inzu cyangwa ukunda serivisi zacu, cyangwa ushaka ko tukugurishiriza nawe kandi vuba, cyangwa se ushaka no kugura. Duhamagare kuri 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa kuko ushaka kudusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, cyangwa se X, TikTok, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, iyi nzu ntigucike nyabuneka muri ubu bushyuhe, muri iki gihe cy'ubushyuhe ubona naho uyiyogera. Dore piscine abakunda koga tuzitakazaho menshi, 6,000, 10,000 ku munsi umwe. Urumva ko ari amafaranga atari make. Iyi nzu rero ushobora kuyituramo, ugatura ahantu heza muri quartier nziza, hari ibikorwa remezo byose, ahantu quartier nziza yo kurereramo. Si ibyo gusa kandi ushobora no kuyigura ukayikodesha, uyituramo. Ishobora no kuyikoreramo business nka hoteli, guest, moteri n'ibindi, kuko urabona ko ari inzu nziza kandi nini rwose yujuje byangombwa byose. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubaye ikaze. Komeza ukande subscribe cyangwa se sub no ukoresha igifaransa, utarabikora ukoresha ukande kukazogera. Tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Turabakunda cyane. Ciao.